ndagusuhuje. Iyo umuntu yapfuye turababara yewe tukanarira, tubimenyesha inshuti n'umuryango, akenshi atari ukugira ngo babimenye gusa, ahubwo bazaze kudufasha mu muhango wo kumuherekeza, gushyingura. Iki ni igikorwa cyo gucukura mu butaka maze umurambo wa nyakwigendera wamaze gushyirwa mu isanduku cercueil ukururutswa muri cya cyobo, nyuma tukarenzaho itaka cyangwa tukamena beto bya kijyambere, ubundi abe tugasigara turira tuvuga bimwe mu byo tutazibagirwa kuri nyakwigendera uwo. Ese ujya wibaza uko byagendaga abantu batarazana uyu muco wo gushyingura niba utaratangiranye n'abantu? Umuntu wa mbere wapfuye yashyinguwe nande nimba yarashyinguwe? Ibi byaje ryari rero kandi bite? Bihera hagana he? Nitwa Beatone yo mugabo, iyi ni Kivu Waves Official. Abantu batangiye gushyingura bapfuye kera cyane mu mateka y'ikiremwa muntu mbere y'uko amateka yandikwa atangira. Abantu cyangwa se abahanga mu bihe bya kera archaeology basanze ikimenyetso cyerekana ko gushyingura byatangiye nibura mu myaka 100 ishize. Urugero ruzwi ni ahantu hitwa Skull Cave muri Isiraheli, aho basanze ibisigazwa by'abantu byashyinguwe mu buryo bwitondewe. Ibi byerekanaga ko abantu ba kera batari bashyinguye gusa ngo bakureho umurambo, ahubwo babikoraga bafite ibitekerezo byimbitse nko kubaha abapfuye, kwemera ko hari ubuzima nyuma y'urupfu, cyangwa gukurikiza imigenzo n'imyemerere yabo. Hari n'abandi hantu henshi muri Afurika n'Uburayi aho basanzwe abantu bashyinguwe bamwe n'ibindi nk'ibikoresho cyangwa imitako bagiye bashyinguranwa nabyo, bikerekana ko bari bafite imyizerere ko uwapfuye ashobora kubikenera. Muri make, gushyingura si umuco mushya, ni umwe mu mico ya kera cyane yerekanaga ko abantu bafite ubwenge n'imyumvire ku rupfu n'ubuzima. Ese byagendaga gute iyo umuntu yapfaga mbere y'uko haza umuco wo gushyingura, nimba harabayeho abantu batashyinguraga? Y'uko habaho umuco wo gushyingura rero, uko byagendaga iyo umuntu yapfaga ntibyari kimwe hose ku isi. Byaterwaga n'aho abantu babaga n'urwego rw'imibereho yabo. Abahanga muri archaeology bavuga ko mu bihe bya kera cyane kurusha imyaka 100 ishize, abantu bashoboraga gukora nko guta umurambo aho umuntu yapfiriye bakawihorera, akenshi bakamurekera aho yapfiriye cyane niba bari mu buzima bwo kwimuka. Hari abantu bari babayeho bagenda bimuka batunzwe no guhiga bashaka ibibatunga. Umurambo wagenda gushira buhoro buhoro bitewe n'inyamaswa cyangwa se ibidukikije. Mu gihe nta gushyingura kwabaga, inyamaswa z'inkazi cyangwa utundi dukoko nitwo twarangizaga wa murambo tuwurya buhoro buhoro. Ibi byari bisanzwe mu buzima bwa kera cyane, babifata nk'ibintu bisanzwe. Hari ubwo bamushyiraga ahantu hihariye nko mu buvumo cyangwa ku musozi. Nubwo atari ugushyingura nyirizina, hari aho bashyiraga umurambo ahantu hihariye nko mu buvumo, nk'aho ngaho nakubwiye hazwi nka Skull Cave. Bigaragaza ko bari batangiye gutekereza ku rupfu mu buryo burenze gusa kuwureka biraho tu. Gutwika umurambo mu bihe byaje nyuma gato, no mu bice bimwe na bimwe by'isi abantu batangiye kujya batwika imirambo ikizwi nka cremation. Nubwo nabyo byaje nyuma y'igihe runaka, abantu batangiye gutekereza ku buryo bwo kubaha abapfuye. Abahanga muri archaeology nahoze nkubwira bavuga ko mu bihe bya kera cyane kurusha imyaka 100 ishize, abantu bashoboraga nko kuba bafata umuntu bakamurekera aho yapfiriye, ariko nyuma yaho babonye ko kuribwa n'inyamaswa atari byiza, batangiye kujya batwika ya cremation. Mu ntangiriro cyane abantu ntibari bafite umuco uhamye ku kwita ku bapfuye, uko ubwenge n'imibereho byabo byagiye bitera imbere, ni nako nabo batangiye gutekereza ku gaciro k'umuntu wapfuye, biganisha ku muco wo gushyingura no kuwubaha. Hano mu Rwanda iwacu rero mu muco wa kera, imihango yo gushyingura n'icyunamo byari bifite agaciro kenshi cyane, kuko bemeraga ko uwapfuye aba agiye mu yindi si, mu bundi buzima, kandi ko ashobora kugira icyo amarira cyangwa akorera umuryango asize. Uzumva bavuga ati runaka udusabire. Dore uko byagendaga rero n'intambwe ku yindi mbere y'uko umurambo ushyirwa mu gitebo cyangwa mu mva. Bateguraga umurambo, cyari kizwi nko gukanda. Iyo umuntu yashiragamo umwuka, bafataga umurambo bakawuhina, gukanda. Umubiri bawuhiniraga mu buryo bw'urusaku, amaguru bayahiniraga mu gatuza, amaboko nayo akaza asobekeranye mu gatuza. Ibi ngibi babikoraga kugira ngo umurambo utaza gukomera umeze nk'aho biruhije kuwurambura, kuko byafataga nko kurambura urupfu. Bafataga umurambo bakawushyira mu nzu. Umurambo ntiwahita gusohoka mu nzu ako kanya, bawushyiraga mu nzu imbere, akenshi inyuma y'ikirago cyangwa se mu mfuruka. Bawushyize mu kirago, abagize umuryango bicaraga iruhande rwawo, ariko ntibarire cyane ngo baburoge bisanzwe, keretse iyo byabaga ari ibyago bikomeye.
kuko bemeraga ko uwarize cyane asunika uwapfuye, niko babyitaga. Habagaho igikorwa cyo guteguza inshuti n'abaturanyi. Kera ntibavugaga ko umuntu yapfuye. Iyo yabaga ari umuntu mukuru cyangwa umubyeyi, bateguzaga bavuga ko yatanze cyangwa yagiye mu rindi jambo. Abaturanyi bahitaga bazimya imiroko cyangwa se iziko. Abantu bose bahagarikaga imirimo y'amaboko nko guhinga, kuboha n'ibindi. Abantu bose bahagarikaga imirimo y'amaboko nko guhinga, kuboha ndetse n'iyindi. Habagaho icyo bita gutatira cyangwa se kurinda umurambo. Mu gihe umurambo ukiri mu nzu, ntiwasigwaga wonyine. Hari abantu bagombaga kuwurarira cyangwa kuwicarira, bakabyita gutatira ijoro ryose. Ibi ngibi babikoraga kugira ngo imbeba cyangwa andi matungo bitonona wa murambo, ariko mu rwego rwo kuwuha icyubahiro cya nyuma, gushaka ahazashyingurwa. Kera ntibashyinguraga mu marimbi rusange nk'uko bimeze ubu ngubu. Abagabo n'ababyeyi b'imiryango akenshi bashyingurwaga mu rugo rwagati cyangwa mu nzu, munsi y'uburiri bwabo cyangwa mu bikingi by'amarembo, kugira ngo bakomeze kurinda urugo, niko bo babyemeraga. Hari n'igihe umurambo bawujyanaga mu gishanga cyangwa mu mbuga igihe cyo gushyingura kigeze, bitewe n'imyaka cyangwa icyiciro cy'uwapfuye. Habagaho imihango y'ibanze y'icyunamo. Mbere yo gushyingura hari ibintu byagombaga guhagarara. Gusubika imirimo nakubwiye, nta muntu wahingaga mu gace uwapfuye yari atuyemo kugeza bamushyinguye. Kuzirika amatungo, inka n'andi matungo ntibyagombaga gusohoka ngo bijye mu rwuri mbere y'uko umurambo usohoka mu nzu, cyane niba ari umuntu mukuru cyangwa se umukuru w'umuryango wapfuye. Iyi mihango yajyaga itandukana gato bitewe n'agace, uduce tw'imisozi miremire cyangwa imbuga n'icyiciro cy'uwapfuye, umwami, umugaba w'ingabo cyangwa umuntu usanzwe. Nyuma y'iyo mihango yose nibwo bashyinguraga, maze hagakurikiraho imihango yo kwera ndetse no gusohora icyunamo. Gushyingura biracyakorwa muri iki gihe, ariko uburyo bukorwamo bishobora gutandukana bitewe n'umuco, idini n'amabwiriza y'ubuzima rusange. Mu Rwanda, gushyingura bikorwa hakurikije imigenzo n'amategeko. Iyo umuntu apfuye, umurambo urategurwa. Ushobora gushyirwa mu buruhukiro bw'ibitaro cyangwa mu nzu yabugenewe. Hategurwa umuhango wo kumusezeraho, nko gusenga, kuvuga amateka ye n'ibindi. Hategurwa kandi hagateganywa n'ahazashyingurwa mu irimbi ryemewe. Kuri ubu ntabwo umuntu yashyingura umuntu we mu rugo, hasigaye hari amarimbi yemewe, amarimbi rusange cyangwa y'idini. Hanyuma hagakorwa umuhango wo gushyingura, abantu bakamuha icyubahiro cya nyuma. Muri iyi minsi rero hari ibintu byagiye byiyongeraho, nko kubahiriza amabwiriza y'ubuzima nk'igihe hari indwara z'icyorezo, gukoresha serivisi z'ababigize umwuga nko gutegura ibirori byo kumusezeraho. Hari n'abakoresha ubundi buryo nko gutwika umurambo, cremation, nubwo butamenyerewe cyane mu Rwanda. Nsoje iki kiganiro nifuriza iruhuka ridashira abantu bose bashyinguye. Ubutaha nzakubwira n'imvano y'ibi ngibi ngo agire iruhuka ridashira. Imyemerere itandukanye ivuga iki aho umuntu ajya iyo apfuye. Iyi ngiyi ni Kivu Waves Official. Njyewe nitwa Beato Niyomugabo.